bakunzi ba Kamwana, iyi channel yacu ni channel y'abanyarwanda, ni channel y'abadiaspora muri rusange. Tembera na Roseline, mukore subscribe, comment and sharing. Tembera na Roseline ni channel nziza cyane. Subscribe, comment and sharing. Kudesha badustire twinyamirambo ndabona dukapu tuya abastire Nyamirambo ari stire kweri bari kutureba n'abantu bamaze batubona dustire twinyamirambo Nyamirambo stire ni za kera harazwi ariko uyu nguyu none ifi gusa curuza iyo urayizi iyi bayita nguki muri Kongo ifi yumye iyi ngi bayita rikayabo reka yabo ngi bifite n'umuntu bafite nyaje bitoma kayabo rikayabo ibibonde biro ni ibibonde byo Wow. Hari pila ifiriti salada amashazani nyama hari utubrushete dukore marinere tudakura abakoga amenyo hari n'icyayi cy'akanwankoti kivura vunane kikongera urukundo hari na jus cocktail amokose barista va Dubai hari igikoma bita Jacaritani kikosa bakoze nuko bakisi igikoma naho cya gikoma kire cyaka yagokomana nuko wangonje nitwa Papa Kigali icyo gikoma ikosa bakoze nuko bakisi igikoma naho undi uryo gifite hagarubwa igikoma goro abanyeshuri bari gutaha ariko hari abanyeshuri benshi pepe umuhanda uruzuye aba bantu biga nko kukiye kigo iki kigo ni ikiye gifite abanyeshuri bangana gute bitekereza ingi ari Camp Kigali ni Camp Kigali ubu nk'ubu bo mu ishuri haba harimo abanyeshuri bangahe Camp Kigali irakungahaye urebye ku mashuri ariko ko bikose bishaka nka 30 cyangwa 40 mu ishuri mw'abanyeshuri 30 cyangwa 40 agataho ngaho pe twebwe mu gihe twamenyereye ko umuntu ufite abanyeshuri 30 umwarimu muri Norvège aba afite abandi barimu benshi bamusayidira kabisa nawe uri akuntu bangana ni benshi cyane baravanze abatari harimo segonderi hari primaire ubura na gardienne barayifite uko biri kose amashuri menshi ariko iri shuri nari ryumvaga kuva kera ryubatse izina niyo mpamvu bafite abanyeshuri benshi hano batse izina bitewe na amatente yahaberamo ibitaramo umva kenshi umuntu avuze ngo Camp Kigali akenshi ntagahite mu bishuri ahubwo yumva ahantu habiri ibitaramo kuri amatente nyine okay none ubu ndeka nibarize nimba Camp Kigali yigisha muri anglophone cyangwa muri francophone anglophone okay uko ni leta cyane akada mumbesheze hoya ntago ari leta se bambara uniforme leta sigaye bambaye uniforme barabindo ntago bagifite kaki na kontoni ikigo gihitamo uniforme gishaka oya ibi bintu byaje ryari ko ari ubwa mbere byumvise se nari gihitamo uniforme gishaka bakadudisha style yabo shae wana nukuri pe ibi ndabona ari byiza niba ari byo yo abanyeshuri bakera twinubiraga kontoni na kaki we wize wambara karuvati oya sha none dore izi karuvati ibi ngibi ariko ni system yo mu Bwongereza pepe anga bakwigisha gucya n'imipira n'iki yimbeho inkweto z'umukara n'amasogisi umwe ni babibonye n'ibyo dore ya bisi yitwa shira umuteto si nibyo ngibyo z'amashanyarazi izi ni z'amashanyarazi zini zo shira umuteto ntabwo abanyana barimo kuntu bangana kandi acyashyiramo n'abandi umva mubwira abashyiramo kujya ku rwego yumva yuko mwenda gusohoka kera mu gihe barindiraga iyo bisi yuzuraga bararindiraga umuntu akavamo bagata bashyiramo undi nk'uko urimo kubona inyuma handitseho ngo y'urutongo electric nyezi kuresha amashanyarazi z'ingisi ariko u Rwanda rwateye imbere hasigaye n'amabisi nkayo muri Norvège akoresha amashanyarazi cyane n'ikarita ugenda ugakuza ukagenda utayifite ntacyo shoferi muvugana ndumva noneho nta hantu bitandukanye n'iwacu aho ngaho muri Norvège kubera ko naho ni ikarita n'iki twebwe urebye akantu kaburamo ni gato naho nakushaka gukereza aho ukuntu yitegereje cyangwa wayinje nko ipaki iri kuzuza ariko ubundi ni kimwe urebye hano hantu rwose umuntu rwose ahantu bahita ngo icyo duhagaze ni umuhanda ujya Nyamirambo ahangaha turi ni ku Muhima ahangaha niho ku Muhima kugira ngo abanyarwanda badahebuka mu Rwanda bajye babona ukuntu Kigali yahindutse uriya muhanda ukomeza imodoka zimo zirakomeza zigendamo Nyamirambo no ku Musigiti hariyo ubundi zimo zirakata zivamo Camp Kigali haraguru ni CHK hano CHK iri hano haruguru uyu muhanda uzamuka ujya CHK hari abantu nyinshi mo baraturuka mu mahanga tuka CHK nuvuga ngo ikigo bigaho kiri hafi ya CHK CHK iri hano haku CHK iri hano aramutse abanyeshuri bari hano hihera kuzamuka ushaka wakinjira hafi
okay ewana ndumva muntembereje kabisa umujyi wa Kigali nanjye ndava hano nagiye menya uduce tumwe na tumwe kabisa ubwo dukomeje tujya Nyamirambo aho bita mu Marangi ego ewana abanyarwanda nzajya mbamara amatsiko narabye ati ni gahunda no gutemberana nanjye ushaka ukumbuye iki ushaka ko nkwereka iki muze dutemberane tugende dutembera rwose twagiye none sawa kuko musozi Ono hari akubyimo kubona ikatugera imbere nda turaza kuza kuhabona ndakomeza yende mfata amashusho umuhanda ngo dukomejemo hari hakurya hakurya ni hakurya ni za Kimisagara hari ni Kimisagara musozi uri hari hakurya ni Kimisagara uno se guys yamara simbyumva cyewe Kigali nini bigeze aha aha ni mu mujyi se hari n'ahandi mu kanya tuvuye mu Marangi na tuza tukunyuze twakwereka barimo kubakira mu bita mu midugudu hano hepfo kubakira abantu makaburimbo ama etage ujyamo waretinga ukaba wayibamo ukajya wishyura ukwezi naho rwose no mudugudu umeze bon ufite tere ya basket ufite aho bivuriza ufite ikibuga cya futu ufite ubundi gahunda ukuntu imeze mutemberana nanjye ntabwo ari ukwibeshya kuko ngewe iyo nabwiye abantu nzajya mbatembereza ahantu hose nzajya njya yaba mu Rwanda yaba ahariho hose ariko ni wa musozi wa Kimisagara niho tubureba neza musozi wa Kimisagara ni hakurya musozi hakurya Kimisagara wow ariko nanone uyu musigiti ni wundi wo kwa Kadafi okay Kadafi umusigiti wa Kadafi urazwi ni wa kera cyane maze igihe narawumvaga kabisa kuva kera cyane ahanga se so ahanga ndi habaga n'ikigo cyitwa Ecole Zeroise Ecole Zeroise Igikondo ubu ahanga ni Nyamirambo ntabwo cyitwa Ecole Zeroise cyitwa Ecole Congolaise nibyo se iracyabaho buri Kongo yitwa Zaire Congolaise none se yigaho abakongomani gusa n'abanyarwanda ashaka kwigamo ariko benshi n'abakongomani bavuga Igiswahili urumva bavuga Igiswahili ni ukuvuga impamvu bita kuriya n'umunyarwanda yahiga ahubwo ni uko bo bigisha muri systeme yo muri Congo francophone yo muri Congo none se kuki abana babigisha n'Igiswahili kandi batari muri Congo Igiswahili ni uko Gikondo buri hatuye abakongomani benshi n'ubundi ni ururimi rwabo ururimi rwabo ni ukuvuga n'abakongomani n'ubundi batuye hariya basanzwe bavuga Igiswahili naho kwigaho biga amasomo yabo asanzwe muri systeme francophone francophone ariko nyine babiga cya Gifaransa kizima koko cya kindi cya Gifaransa n'ubundi biga muri systeme francophone ni Igifaransa gusa biga amasomo yose yaba imibare yaba ibiki ubwo nta English irimo na gakeya oya nk'ukuntu na hano bahinduye bagashyira muri amasomo se bakashyira mu Cyongereza ubu rero ni Igifaransa ubu ahantu turi ni hehe aka aha ni Nyamirambo hari imbere tugiye kugera aho bita kwa Mutwe barahazi ku muhanda w'amabuye ahitwa kwa Mutwe na imbere gatoya hari n'ahantu haba uturoji hari ahantu tujya dukunda kujya kubomorera iyo twagize iyo twagiye kwifata neza n'ahangaha ujya wabomorera yaka ahangaha naho ujya waza hari ahantu haba amaroji twajyaga dukunda kujyayo kera narashaka umugore amaroji ya make 5 10 bahita mu Marura nyamara ahantu ndava hano menye byinshi tugiye kugera hitwa 40 kuri 40 naho imbere rwose guys murabona ngewe content yanjye mumenyereho niyo gutemberana nanjye akenshi ntembera ndi mu modoka niyo mpamvu naka ngaka ngeze Kigali n'abatereka nkabacishirizeho n'ubundi ndi mu mujyi ngende mbereka nyine abantu ahantu mukumbuye iki uyu ni umujyi wa Kigali warahindutse mu buryo ntashobora gusobanura kabisa isuku iterambere amataje arazamurwa uko bwije uko bukeye ariko nanone icyo nakundiye nkundira u Rwanda cyangwa se umujyi wa Kigali nyine nuko hari aho basigasira aha hantu nko kuri 40 uyu muhanda wa Nyamirambo ni umuhanda
usanzwe urabona ko batigeze bawuhindura cyane pe. hari aho bagenda bahindura, hari naho bihorera bakaharekera uko hari hameze. Ariko nanone twa dusitire tw'inyamirambo ndabona udukapu Nyamirambo hari stile kweli. Bari kutureba n'abantu baza batubona dusitire tw'inyamirambo. Nyamirambo stile ni za kera harazwi. N'abasirimu. N'abasirimu umva no kuva kera. Kuva kera umwana w'inyamirambo yihagazeho aba yambara kabisa. Ariko ubu nazi basire ntabwo zazihenda se. Bazihagazeho ariko ntabwo ari cyane kuko abanyarwanda nabo muri iki gihe bamaze gusobanukirwa barishoboye. Ntabiba birenze. Barihagije kabisa. Tukaba tugiye kwikubitaho bita rero mu marangi babandi bakunda ipirawo y'abayisilamu. Kanzema bageze rwose diaspora rwose ushaka kurya umuceri ushaka waparika. Ushaka kurya umuceri katuvemo rwose tumanuke gake gake tugende tubereka mu marangi. Yego. Abigikoma kiryoshye. Haba ari igikoma? Kiryoshye bikubi. Nari nzi ko mu marangi araho umuceri. Yo nageze nta n'ikindi kintu mbanza gufata. Banza gufata igikoma cya. Bafite igikoma kiryoshye? Gikomeye cyane. Wow. Mu biryogo. Aha ni mu marangi mu biryogo. Aha ngariko ariko nanone Nyamirambo, aha ni Nyamirambo. Ntabwo nayoberwa Nyamirambo. Tukaba twerekeye aho bita mu marangi. Ahantu barira ipirawo ariko ni mu bayisilamu. Ariko ukunda agacupa utazaza kurya hano ugatangira ngo uranywa ka mitsingi cyangwa kanuni cyerekeranye n'inzoga aha ni mu bayisilamu. Ubu ni umuco nyine. None se yuhaje kurya ntabwo bikuniga. Oya aba hari agafanta bisanzwe agapusituro ariko kuvuga ngo mu bayisilamu murabizi inzoga kirazira. Icyo kintu nabakunda. Ariko wowe ndabikunda agacupa nako nicyo nanjye niyo mpamvu wahanze wowe uravuga uti reka ahantu hatabicupa nta kigenda. Nagenda bereka kameramana abereke mu marangi hano. Mu marangi ntabwo turahagera neza. Ahangaha ni umuhanda ujyayo? Ni umuhanda ujyayo. Nyamirambo bakunda ifi zumye. Nabonaga akaboga. Nawe urayikunda? Isupu dore agasupu. Aka ni agasupu. Dore isosi rwose. Mama mwiriwe. Ntabwo bagufotora. Mwiriwe neza. Aya mafi ni gute se? Kuri baya akabakunda nitugaruka turata tumugurira. Urayitungurira ako njyanira dusabe turisha. Ntabwo nagucika ndakuguriraho umushyire dusabe. Na kapiripiri. Dore ni ifi nyinshi. Ariko uyu nguyu noneho ni ifi gusa acuruza. Iyo urayizi? Iyi bayita gusa. Iyi ngiyi muri Kongo iyi fi yumye iyi ngiyi bayita rikayabo. Rikayabo. Iyi ngiyi bifite n'umunyu. Bafite ntaje bita makayabo. Rikayabo. Ibibonde. Ibiro ni ibibonde byo. Wow. Urabona ko ari mu baryogo kuko hari isupu. Dukomeze. Twagiye. Hano nyine ni quartier ahantu abantu bahahira. Aha ni ahantu bahahira kabisa. Ubu twageze rero bita mu marangi. Amarangi turagezemo. Wow. Ahangaha akuzi ko ari ubwa mbere mpageze yaka mu marangi. Iyo cinjira ubwo aya ni amarembo y'epfo andi marembo ari ruguru. So ahangaha ni mu marangi. Ni mu marangi. Najyaga numva turi gukora ikiganiro muri Norvège nkumva umukamera barambye ngo ahangaha ngo hasa nko mu marangi. Ako ni ubwa mbere rwose nza no kuharira rimwe na rimwe. Ahangaha rwose abantu b'Nyamirambo hafi ya bose barira ahangaha. Saa sita. Ibiryo aryo ntago bya bihenze. Meze neza. Babazane tubakire muri Wendy's restaurant. Niyo restaurant ya mbere aho umudari kwa kineza mu marangi. Hano hari pila, ifiriti, salade, amashaza n'inyama, hari utubrushete dukore marinere tudakura abakoga amenyo. Hari n'icyayi cy'akanwa kivura mvina vunane kikongera urukundo. Hari na jus cocktail amokose barista va Dubai. Hari igikoma bita Jacaritani kikosa bakoze nuko bakisi igikoma naho. Cya gikoma kirecyaka. Cyagukomana nuko wangonje nitwa Papa Kigali icyo gikoma ikosa bakoze nuko bakisi igikoma naho undi uryo gifite. Hagaruka igikoma. Waba service gwera kuri restaurant kugera no mu rugo. Ko ni
natwe tugira ibyayi 14 n'ibyana 8 bitanga none se hano umucuruzi igikoma gifite uburyohe nk'ubwishimye Imana y'u Rwanda hano tugira igikoma ikosa bakoze mabuja nuko bagise igikoma naho gifite nagaru bw'igikoma cyo twaye Harmonize na Bruce Melody umunsi bazaho marange kirimo shokora vanilla secret vanilla pipimanga Bruce Melody yanywera igikoma Imana y'u Rwanda papa Kigali ninjye wamwakiriye kuko ni najye ugira icyayi cy'akanwa kivura navunane kikongera urukundo kimeze fresh icyayi cy'akanwa kikongera urukundo yashanze none utabaye kumbe original uve ku mucero utekanye n'ibirungo mabuja tugira chicken pilau beef pilau fish pilau na chicken biryani tukagira na pilau puchuri mucero urimo inyama nyinshi z'inkoko zibanze n'izinka uzana n'amafriti na salade n'amashaza na chapati z'amagi ku ruhande ahangaha niwe yashimye ntago yego mabuja jewe reka mvuga akantu yego ikintu nabwira aba diaspora mukunda kuza mu Rwanda abantu mukunda kuza mu Rwanda nuza mu marangi aha mu marangi ikintu hakundi niho hantu ushobora kuzana n'abantu ushobora kuzana n'abantu n'ijana ariko facture ntigukanga umuceri wahari n'ubuntu hano mu marangi n'ubuntu kabaga service guhera kuri restaurant kugera no mu rugo utishimye ntago twisizaje bakazaza nawe ikintu nakundiye hano ni igikoma cyawe sinakikubwira kiriya gikoma cyane ukinyweye bakajya kugupima sida nayo babona no kuvuga ngo ubushakashatsi bwagaragaje ko umuntu unyweye kiriya gikoma atashobora kumara iminsi atarazana famiye mu marangi icyo gikoma bakita chakaritane ntabwo ari igikoma ikosa bakoze nuko bakise igikoma nubwo ntabwo ari igikoma ni chakaritane basanze aha tukaba dufite ibyayi 8 by'iwacu mu Rwanda harimo icyayi cy'amata teferi tangawizi special tea rouge cash biri cocktail milk chakaritane n'imo amata secret vanilla bure bashokora hari icyayi n'ubwoko kimwe bibaza bivuze ari milk chakaritane n'imo amata secret vanilla bure bashokora icyayi cyitwa kamwamwati no mu Cyongereza we have African tea black tea ginger tea fresh juice we have kamwamwati hello hi man welcome Wendy's banyita mucho ma platini p welcome Wendy's we have chicken pilau beef pilau special pilau African tea black tea ginger tea fresh juice we have akamwamwati ariko rero aha ni muri marangi ushobora kuza Wendy mwerekeza kwa Wendy wowe ukora kwa Wendy Wendy service ntabwo witwa service kuri restaurant wese baza mucoma platini cyangwa se wa mwana ujya muri clip za platini wishakira icyayi by'iwacu mu Rwanda harimo icyayi cy'amata teveri tangawizi special tea rouge cash biri cocktail milk chakaritane n'imo amata secret vanilla bure bashokora harimo fish pilau chicken pilau beef pilau special pilau ubugari buvanze n'ubutavanze bugendana n'ifu bugendana n'inkoko n'icyayi cyitwa kamwamwati ndetse na cyayi gituma utera akabariro ku bagabo umva ko ngira amagambo bakunzi batembera uyu munsi none se ukumirwa n'ibyishimo birimo icyayi kiri kuntu icyayi cy'akamwamwati bakunzi batemberana na Roserine murabyumvira turi Nyamirambo mu marangi nuko bakise icyayi naho uburyo gifite nagaru bw'icyayi bakirimo tangawizi tungurusumu indimu ubuki n'igitunguru ibintu bikagenda neza wallahi hano hantu ni heza turagaruka reka tugiye gutembereza abantu kugira abantu ibyiza byo kuza mu Rwanda n'amarangi ndetse ngaruka muri when you coming to Wendy's coffee we don't make your coffee we make your day in a Wendy's coffee no good service no pay because in a Wendy's coffee you have a chicken pilau and a beef pilau and a chicken biryani and a mixed vegetable curry have an Indian coconut fish stew and have a drama stick chicken and a chicken nugget and a chicken quesadilla and you have a pan tilapia fish with a cassava it's a local food from Rwanda and you have the pilau puchuri do you know pilau puchuri is the kind of rice pilau puchuri yes pilau puchuri pilau puchuri ni iki ibintu bavuze bafite amatsiko ufite yo gutestinga ikintu ni yanjye nushaka gutestinga icyayi cyitwa akanwanwati icyo cyayi muri Wendy's restaurant iyo restaurant ha umudari kwa pakineza mu malanja
none se ibiciro byanyu bibwira abanyarwanda abadiaspora hasi no kuvuga ngo icyo cyayi cy'akanywa tukigura amavi n'amafaranga kikongera urukundo kigura amafaranga icyatanu ariko ikosa bakoze uko bakise icyayi nabundi uryoye gifite agarubwa icyayi icyo cyayi no kuvuga ngo umushakashatsi bwagaragaje ko umuntu kimwe yadashaka kumara iminsi atarazana famille mu marange ibintu bikagenda neza wallahi mabusha badiaspora nshuti zanjye aha hantu nuko haza kwa Wendy's bakabaha ibiryo aha umudari kwa akineza mu marange my friend when you coming to Wendy's coffee you don't make your coffee we make your day in a Wendy's coffee no good service no pay because in a Wendy's coffee we making a 20 different of tea making African tea ginger tea lemon tea akanywa tea mint tea spice tea tende tea umsaza tea kalatu tea moringa tea iced lemon tea ari nako y'icyayi n'abanyarwanda tutabibagiwe bataza kumva ko tuvuga mu cyongereza harimo n'ibyayi 8 by'iwacu mu Rwanda ntabwo twabibagiye u Rwanda rwacu welcome y'abakiriya harimo icyayi cy'amata teveri tangawizi special tea rouge kashubiri cocktail milk shake karitani irimo amata secret vanilla bure bashokora icyo ni Kinyarwanda ni Kinyarwanda icyayi si Kinyarwanda ni Kinyarwanda ni igishinwa ahubwo baza wumve harimo nayo byo ntabwo turi mu Rwanda hano bahita Nyamirambo ka free zone mu biryo bwo mu marange kwa shiha afanga ibintu bikagenda neza bari sawa harimo ibyayi 8 by'iwacu mu Rwanda harimo icyayi cy'amata teveri tangawizi special tea rouge kashubiri cocktail milk shake cha karitani irimo amata secret vanilla bure bare aya cha karitani bakita ni cya gikoma impamvu ari bakise igikoma ikosa bakoze nuko bakise igikoma naga ari igikoma cha karitani aza mu marange gutembera icyo gikoma ubushakashatsi ni ukuvuga ngo twebwe tugiye kuza iwanyu muri Wendy's ariko ikintu cya mbere turi bushake urabona ko ndazana abantu bagera nko muri 20 ariko facture ni inkanga ndatanigende kandi habwa service guhera kuri restaurant kugera no mu rugo ikazazana aho yabonye ibintu bikagenda neza abari sawa cyane muri Wendy no kuvuga ngo habwa service guhera kuri restaurant kugera no mu rugo utishimye uretse gato tuganire no kuri aha hantu turi ku marange abanyarwanda bari kutureba murabona ko ari ahantu hatuje umuntu asohokera n'umuryango cyangwa se n'inshuti bakaba bakwicara bakaganira kandi rwose pe amakuru mfite nuko iyo uje waba uzanye n'abantu bangahe muri 10 muri iki facture baguhereza ntago igukanga nicyo kintu cya mbere numvise mu marange bavuga ko abadiaspora waza ugasangira n'inshuti zawe bakarya bagahaga kandi ntibagire ikibazo cyo kwishyura facture n'igukanga hari ukuntu umuntu aza mu Rwanda agashaka kujyana n'inshuti ze kujya kwinjoyinga ariko ugasanga facture iramukanze facture yo mu marange ntago ikanganye kubera ko impamvu idakanganye harimo restaurant 40 zitandukanye harimo iz'abanyarwanda iz'abashinwa iz'abakongomani iz'abanyakenya Afghanistan India China Western Province and then noneho tukagira n'inyama bita shawarma chapati zirimo bruschette abantu bamenyera chapati zirimo amata n'amagi ariko bakakanye twazanira chapati zirimo bruschette mpamvu rero facture ya idakanganye nuko iyo utabasha kwishyura chapati irimo bruschette igura 1000 ubasha kwishyura irimo amata n'amagi igura 400 iyo utabasha kwishyura irimo amata n'amagi igura 400 wishyura irimo amata igura 300 ibintu bikagenda neza chapati guturuka Dubai bari sawa cyane wari waza kwarya kaboga ahanga narari pirawo ahanga nanywe igikoma ahanga nahariye boyiro yanga iyo uyiriye bakajya kugupima sida urwaye sida ntabwo bashobora kuyibona nampaye ngadata serious nibyo kubera uburemere bifite bagupima sida ugasanga uri muzima kandi uyirwaye iyo boyiro ikiza sida ndakubwiye iyo boyiro iyo uyiriye mu minota 50 isaha imwe muri make uba wabaye muzima wongera kugaragara sida nyuma y'isaha ni ukuvuga ngo iryo ry'abantu bari gukoresha kwa kundi umuntu yipimisha mbere yo gukora ubukwe urabanza ukaza ugakubita agasupu ukagenda bakayibura rwose iyo boyiro nanjye rero ugomba kunyereka tukayisangira boyiro iremeye igikoma cyane cyo cyarankuye reba noneho utuzu twangaha dufite ukuntu dusakaje utu tuntu duki dusakaje hano n'udushashi iyi ni viziyo tuba twarageze so yizi ibyiza dushimira n'umusaza Paul Kagame kuko niwe udutekerereza bino byose twagiye tugeraho muri za restaurant wavuze ntabwo yashyiva mu yindi yitwa hano abarimo bya bindi
bya by'iwacu mu Rwanda uri kubona Visit Rwanda sibyo harimo icyayi 8 harimo icyayi cy'amata teveri tangawizi special rouge cocktail cocktail milk shake ndetse na ya chakaritani twavuze ari cyo cya gikoma chakaritani ubundi kosa nuko bakoze bakagita igikoma ubundi buryo chakaritani kuko kiba kirimo amata sekere vanilla ngani mumbwira amateka yo mu marange uvuga amarange byaje gute kugira ngo abantu bahubake gutya kuvuga ngo bonde hano mu marange kugira ngo bajye kuhubaka baricaye batekereza ku banyarwanda bakatikati mu biryogo bana ba biryogo tawuni babatawone rota ya marange bagomba kuyarinda urugomo nta kundi babanje kuyarinda inzoga manza kubatama icyayi ariko baza gutekereza ko bazavukira n'abandi bana bakeneye igikoma bita chakaritani nukuvuga ngo ikiza cya mu marange nta burara buhari nukuvuga ngo mu marange umutekano ni 100% kubera ko nimba tebo ziteye eshatu ziba ari z'abaturage baje gukonsoma babiri bashinzwe umutekano w'abaturage ba tebe eshatu bikagenda neza abari sawa nukuvuga ngo niho hantu muzatakisha kode turabizi twese mu biryogo hari ahantu nta muntu wajya guparika imodoka ariko bakaganya abantu baraparika imodoka baje kunywa igikoma bagenda bagasaba ibintu n'uburyohe n'abakire baza kwamura igikoma Imana y'u Rwanda mawuje icyo gikoma no kuvuga ngo n'abanyamahanga bava muri Amerika bazi igikoma bijya Chakaritani reka noneho guys twegere ku musozo dushimira abanyarwanda muri rusange bakurikiye ikiganiro cyacu dukoze mu marange turi kumwe na Yakamwana twumvise amazina y'ibyayi twumvise amazina y'ibikoma tutadusanzwe tuzi amazina y'imiceri atandukanye n'ibindi byinshi banyarwanda mutuye hanze mushaka kuza mu Rwanda nimuzakora ikosa ryo gusubira aho muturutse mutageze mu marange ngo mwiyumvire Nyamirambo aho ngaho kabisa yari temberana na Roseline turacyari kuri YouTube channel yitwa temberana na Roseline ntimucikwe kabisa tubafitiye byiza byinshi Kigali turayibatembereza yose turashimira no musore umuhanga cyane uzi kwamamaza rwose umuntu waguha akazi ntago yibeshye no umuhanga cyane walayi no kuvuga ngo tishimye no kwishyuza ya karabizi no kuvuga ngo ni nanjye ugira utubrushete dukoreye marinere tudakora abakobwa amenye iki cocktail mo kose barista fa Dubai aba service agora kuri restaurant kujya yakawalayi yari temberana na Roseline mukore subscribe comment and share ikiganiro nakagaruka bakunzi banzovu icyo nabamenyesha ni mutemberane na tembera Roseline azaza batembereza ku isi hose rero mukore share na comment mutibagiye gukora no ku WhatsApp kugira ngo inkuru zibagereho igihe mutemberane na Roseline ku isi hose ntaho atazabageza ubu ngubu yarari mu murwa wa Kigali ariko uyu munsi turi temberana na Roseline hano i Nyanza. Bye bye, ngewe Nzovu Elfete ndabakunda.